Yesu ashimwe inshuti za channel ijwi ry'icyizere. Turongera kubiyegereza muri iki gice cya kabiri cy'ibintu birindwi Imana ikorera umuntu yatoranije. Twagarukiye ubushize ku ngingo ya gatatu, ubu turi ku ngingo ya kane n'iya gatanu n'iya gatandatu n'iya karindwi. Ingingo ya kane rero iravuga ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ahantu hahishe, kugira ngo usohoze inshingano y'iby'Imana igutuma gukora. Imana iguha n'ubutunzi, kandi ubwo butunzi izaguha ubutunzi buri ahantu mu mwijima n'ahantu hahishwe. Kuki Imana iduha ubutunzi? Nuko iyo uhawe inshingano ugomba no guhabwa ubushobozi bwo kuzisohoza. Ubutunzi rero, niba umuntu agutumye kubaka inzu, agomba no kuguha ubutunzi bwo kugira ngo ushobore kugura ibikoresho. Niba umuntu aguhaye akazi ka transport, agomba no kuguha amafaranga ya essence cyangwa yo kurya. Niba umuntu agutumye muri missions, agomba kukwishyurira hoteli n'ibyo uzarya ugezeyo, kugira ngo ushobore gusohoza neza akazi ugiyemo. Imana nayo iyo idutumye iduha ubutunzi, kuko ubutunzi nibwo budushoboresha gusohoza inshingano. Ntabwo umuntu yaguha title ngo akwime ubushobozi, ntabwo akazi wagakora ngo kazakorwe. Ingingo ya kabiri y'Imana igutumye ariyo yagutoranije, Bibiliya iratubwiye ngo iguha izina cyangwa title. Imana itoranya Yakobo, yamutoranije yitwa Yakobo umuriganya, ariko imuhimba izina, imuha title nshya, imwita Isirayeli. Isirayeli bisobanura ngo umunyamugisha. Ntago yari akiri umuriganya, ahubwo Imana yari imuhinduye, imuhimba izina rishya, iravuga iti ntago cyitwa umuriganya, ahubwo uzitwa uwahawe umugisha. Rero Imana igiye kudukoresha igasanga dufite amateka akubiye mu mazina yacu atari meza, iduhimba izina rishya. Urugero, Aburahamu ataritwa Aburahamu, yitwaga Aburamu, bisobanura ngo inkehu, ariko imuhimba izina rishya kuko yari imutoranije, iramwita Aburahamu, bisobanura ngo sekuruza w'amahanga. Na Sara yitwaga Sarayi, bisobanura ngo ingumba itabyara, ariko imwita Sara, bisobanura ngo nyirakuruza w'amahanga. Rero y'Imana igutoranije kugira ngo igukoreshe, iguhimba izina rishya. Iyo umuntu aguhaye akazi aguha na title, kandi abenshi iyo bahembwa bashingiye no kuri izo title. Indi ngingo ya gatandatu, Imana iyo igiye gukomeza kugukoresha iratubwiye ngo nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Kugukenyeza rero ni ukugukomeza, ni ukukwambika ubushobozi, ni ukukwambika ubwiza. Muvandimwe, nshuti yanjye, Imana igiye kugukenyeza nawe, igiye kuguha ubwiza nubwo utigeze kuyimenya, ariko Imana izagukenyeza, izagukenyeza gukiranuka, izagukenyeza agakiza kayo, izagukenyeza kwera kwayo, izagukenyeza ukuri, izagukenyeza inkweto aribwo butumwa bwiza, izagutegurira kugira ngo ujye muri missions, kugira ngo utange inkuru nziza y'intsinzi. Imana izagukenyeza, izashyira imbere yawe intsinzi aho uzajya hose, kuko izaba yaragukenyeje, yaraguteguriye urugamba. Ingingo ya karindwi y'Imana igiye kugukoresha, iyi ngingo iravuze ngo bamenye ko ari njye nta yindi. Ibi byose Imana izabikorera kugira ngo izina ryayo rimenyekane. Buriya iyo company yanditse mu izina ry'umuntu, ikintu cyose gikorerwa kuri iyo company cyangwa muri ako kazi
cyaba cyiza cyaba kibi cyitirirwa nyiri iyo kampani. Rero iyi ngingo iratubwiye ngo ibi byose Imana izabigukorera ariko igamije kugira ngo izina ryayo bamenye ko ari yo, nta yindi Mana yabikoze. Inshuti yanjye rero muvandimwe, umenye ko ibyo ukora byose ubikora ariko bigomba gutuma Imana yacu n'izina ryayo rihabwa icyubahiro. Imana ibaha umugisha, mukomeze mugendere mu mutaka w'Imana, mukomeze mwemere ko Imana ibakoresha kandi izabakoresha ibikomeye kandi izina ryayo rizahabwa icyubahiro. Murakoze cyane, Imana ibakomeze kubana namwe.